Mwongeye kwirirwa abakunzi ba radiyo televiziyo Nuru ya Mashariki. Mwaramukanye amahoro, turabifuriza pasika nziza kuri uyu wa 20 z'ukwezi kwa kane 2025. Pasika nziza rero kuba yemera. Tuje mu kiganiro cyacu, ndi hamwe n'umutumirwa wacu Umushakamba. Mwiriwe neza Umushakamba, muraho murakomeye? Amahoro Sentama. Amahoro, mwaramutse neza? Yego, pasika nziza Kuri twese. N'abadukurikiye reka tubifurize pasika nziza. Yego, abakunzi bacu bose. Abakunzi bacu bose tubifurije pasika nziza. Tubifurije n'umunsi mwiza. Yego. Kuba yemera ariko nabonye hari abatayemera. Birumvikana. Ngo Kabila nawe ashobora gutanga pasika ya disikuru. Hari ukuntu mbibonye. Ariko birumvikana umwanya ngiye kuvuga buriya ushobora kuba wagabanutse ngo mu masaha abiri. Bavuze mu masaha abiri, ubwo ni wenda ni abiri, hari umwanya munini umaze gushira nari mbisomye. Mbijyanye ahantu mbibonye hari umuntu ubimpaye. Mu masaha abiri ngo amashusho ye ya mbere ari we atangiye kugaragara muri Goma. Ubwo rero icyo abantu bategereza wenda muri ayo masaha abiri wabona hasigaye nk'imwe cyangwa iminota. Yego. Birashoboka. Bishobora no kutajya hanze nayo. Ikiriho ni uko ihari kuko umuvugizi we yego yatangaje, yagize ati mu masaha ari imbere, mu minsi iri imbere, mu minsi mike iri imbere tuzakira ijambo rya Kabila, azageza ijambo ku banyagihugu. Ubwo rero harimo urujijo rwinshi. Icyo nsetse buriya abakongomani bagira udushya. Batangiye kuvuga ngo ibihugu bibiri, abaperezida babiri. Ngo aho umuperezida umwe adashobora gutinyuka gukandagira i Goma, n'undi adashobora gutinyuka gukandagira i Kinshasa. Ni ukuvuga Kongo ubu hari Kongo ya Kabila n'iya Gisekedi. Kongo Kabila na Gisekedi nibo bayikoreye balkanizasiyo. Ariko nibyo. Hari Kongo ifite umurwa mukuru Goma, hakaba na Kongo ifite umurwa mukuru Kinshasa. Perezida wa hamwe rero umuntu ntashobora gutinyuka gukandagira ahandi. Niko abakongomani barimo babivuga. Ni nako biri. Reka twirebere Kinshasa ikibivugaho. Ngira ngo giye bivugwa gake gake, bose babivuga, twavuga ngo babitarukaho. Ariko guverinoma ya Kinshasa yafashe ibihano, amatangazo atandukanye, ariko umuvugizi wa guverinoma ejo yafashe ijambo rwose abivugaho ku buryo burambuye. Ngira ngo ni iryo jambo tugiye kugarukaho, twumva icyo leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, guverinoma ya Kinshasa ivuga ukuba Joseph Kabila ari mu mujyi wa Goma. Nubwo atarigaragaza, ariko leta kwihangana byaranze, yaravuze. Ariko batwizeje ko mu masaha make rero yigaragaza. Nibyo yavuze amasaha, ariko bongeraho n'iminsi. Nta minsi Mushakamba. Uyu munsi ngira ngo uriya mugabo araza kuvuga kandi turi bumwumve. Ahubwo reka abamaze kuvuga tubumve. Yego. Twumve ibyo bavuze. Ubwo urumva umuvugizi wa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Igihe tukirindiriye ibyo muri iriya Kongo ngo ni Kongo y'ingirakamaro. Nitugira n'amahirwe, araba ari amahirwe kuba twaba dukoze ikiganiro cya Kongo ya Kinshasa, mu kanya tukabona n'ikiganiro cya Kongo ya Goma. Kongo ya Goma. Reka
ntabwo irafunguka video ya Muyaya ko yihangana ifunguke nimara gufunguka nta kibazo ko ndebe bufata cyane internet niba imeze neza ntibitinda nuko ikirere kigira ibyacyo bizi none video nini ifite hafi minota 5 n'igice ariko megabyte zayo si nyinshi yego niyo mpamvu ishobora kutworoha wenda tutagize n'ibyinshi byo kuvugaho bindi bya Kinshasa bijya binsetsa minisitiri w'umutekano w'imbere mu gihugu Jacques Meshabani abasohoye itangazo umugoroba cyangwa se nijoro ati dusheshe ishyaka rya Kabila ndetse yongeraho ko urumva bari buhije gukorera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nubwo batabufite bwose batabugenzura yahagaritse PPRD ni bya shyaka rya Perezida Kabila arihagaritse bati dufunguye na dosiye mu gihe turindiriye ino video ko ifunguka twaba turinyuzemo nta kibazo oya ryo twaritangaje muri makuru yawe waritangaje nanjye naritangaje ahubwo andi makuru ahari nuko deja ibiro bya PPRD dikota ya Kinshasa bayitwitse bayisahuye batwika bangijemo ibintu byinshi ibyo ni ibintu byabaye mu gitondo cy'uyu munsi hari umuntu warimo avuga ngo IDPS ikora nk'inyeshyamba ati ahubwo ngo ikora nk'abaterabwoba abaterabwoba nibwo bivuze neza nanjye niko nari ngiye kuvuga umuntu muramutavuga rumwe mukamutwikira ibintu ikora byose ni ugutwika njye nibwo bwa mbere mbonye leta imeze kuri leta rutwitse ni ikibazo ntacyo ubeshyeho kuvuga ko ikora nk'abaterabwoba kuko iyo urebye ibikorwa byose biba ni ugutwika ni ugusahura ni ukwigaragambya ni ukwica ni ukwambura ambasade iragira reaction badatishimiye bakayitwika bakayisenya cyane iki buri kimwe cyose ni ugutwika no gusenya ni ibintu bibiri bigendana gutwika gusenya gusahura kwica kurya abantu ni ibyo rero nibyo dushingiraho tukayita ko ari leta nterabwoba ariko buriya hari umuntu umwe nabonye wayinaniye umuntu bita umuntu wambaye ikanzu umuntu wambaye ikanzu bakoraho bakabaga aho hantu ho rwose byarabananiye ngira ngo niba ubyibuka ubwo bazaga igoma iriya tsinda ry'abihayimana b'abagatulika b'episkopi cya cenko niba ari cenco yego cenko hamwe na ICC ry'abaprotestanti umunsi baziguma bwakirakeye hateguye imyigaragambyo igomba kuba leta yohereza abapolisi bashyira abapolisi kuri buri kiliziya kuri buri rusengero birangira rwose umwuka ucecetse utanamenya ko bari abantu bageze igoma nibo bantu bonyine bageze imbere ya mama 23 bakaganira bagasangira ntibakorerwe imyigaragambyo karundura ko bari abantu bafite imbaraga mushaka bari bafite imbaraga pe abantu bagera imbere ya Tshisekedi nta kibazo bakaja kananga nta kibazo ugasanga hose baragenda mbese aho leta ya Kongo itinya kugera hose bo baragenda kandi bakongera bakagaruka bakaganira nayo yego
ugasanga nta n'ikibazo bagize, reka rimwe Fridolin Ambongo nibwo bashatse kumwibasira ariko nabwo ntawamenya ngo byayoyotse gute byahise birangira. Ngira ngo rero twakumva ya video yego ya Patrick Muyaya noneho twumve icyo avuga. yego dukomerezeho twumve. Reka ifungure nayigezeho. sinzi niba ijwi ritari hasi, nashyizemo volume yose ariko ndumva iryo rirahagije wose mura iryawe rirumvikana. reka twumve. Aujourd'hui, les questions liées à la situation du conflit sont pour la plupart déjà en discussion. Ati uyu munsi ibibazo bijyanye n'ikibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo uyu munsi birimo kuganirwaho. Nous avons Douala, il y a le président Formier Sindé qui a été désigné, et que s'il y a certains qui pensent qu'ils sont de l'axe du mal, et le moment venu, leur question sera traitée dans le cadre de ce qu'ils font. Ati hari Fonyansimbe washyizweho kugira ngo abe umuhuza, hari ibiganiro by'Idoha. Ati rero habaye hari umuntu waba afite ikibazo, icyo namubwira ni uko bizabonerwa umuti. ubwo urumva ko arimo aratanga icyizere, ariko reka turebe niba atari kimwe kiraza amasinde. Pour revenir spécifiquement sur ce que vous avez dit, bon, moi je n'ai pas vu, j'ai entendu évidemment, on a débattu, on attend de voir, on attend d'écouter. Donc il faut peut-être pas présumer de certaines choses, mais ici il faut savoir d'abord que le président de la République en avait parlé depuis plusieurs semaines. Ati jewe nari narumvise, ati ntabwo nabibonye ariko narumvise, ariko habaye hari umuntu utekereza kuba yabirota akabivuga mbere. Ati nje narabyumvise, ntabwo nabibonye ariko narabyumvise. Ati kandi perezida wa repubulika yari yarabivuze mu gihe kiri hashize igihe perezida wa repubulika abivuze. C'est que le président, son prédécesseur, était lié à l'AFC. Perezida bwaravuga perezida Tshisekedi yari yaravuze hashize igihe, yaravuze ko uwamubanjirije uwo yasimbuye afitanye imikoranire na AFC. urabyumva? Yego. Kandi koko Tshisekedi yarabivuze, ngira ngo ahangaha Muyaya avuze ukuri ko Tshisekedi yari yarabivuze. Ntiyabeshyera sebuja. Ntabwo yamubeshyera. Bon, maintenant, qui décide de revenir? Je n'ai pas encore la confirmation. On verra ce qui sera dit. Mais il faut faire attention dans la symbolique, justement. Ati noneho rero ubu ngubu yiyemeje kugaruka. Ati nta gihamya yabyo ndabona, ariko noneho turebe noneho tuzabibona, turetse ibintu wenda by'amashusho by'amarenga, tuzabibona, tuzabona ukuri. Sindabihamya ko yagarutse. Reka dukomeze tumwumve. Parce que nous tous nous évoquons aujourd'hui ceux qui ont combattu pour assurer l'unité et l'intégrité de la République démocratique du Congo. Ati uyu munsi twese turibuka abitanze bakarwanira ubumwe bw'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo. Parmi ceux-là, il y a mon fils d'ailleurs, en Katanga, qu'on appelle Misé Laurent Désiré Kabila, qui a fait le serment de ne jamais trahir le Congo. Ati muri abo ngabo rero turibuka umwana wo muri Katanga
ariwe Muzerora Desire Kabila wari waragahiye indahiro yo kudatatira igihango agambanira igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Alors, il faut, dans les actes qui sont posés par un de ses prédécesseurs, disons successeurs, que dans les actes que nous posons, nous nous assurons que nous ne trahissons justement pas les serments de l'Église. Nous savons. Rero kuri twe twagiye tumukurikira, icyo dukwiriye gukora ni ukumenya neza niba aho dukora hose ibyo dukora byose tutarimo dutatira ya ndahiro ya Muzehe Kabila, tutarimo tutatira igihango dufitanye n'igihugu cyacu. ngira ngo uramwumva aho ngaho. Noneho rero reka dukomeze twumve. Ati nta tutiriwe dukenera utwibutsa uyu munsi tuzi neza umwanzi, tuzi icyitso cy'umwanzi. Ati ariko turebeye no mu marenga ariho, ntitwibagize ko Perezida Joseph Kabila ubwe yarwanyije M23. Ntitwibagirwe ko yabaye umugaba mukuru w'ikirenga w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Il ne faut pas oublier que quand il était commandant suprême, il y a des officiers supérieurs qui sont morts. Ntitwibagirwe ko igihe yari umugaba mukuru w'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hari ba ofisiye bakuru bapfuye. Des militaires qui sont morts. Abasirikare, ntitwibagirwe ko hari abasirikare bapfuye. Aha ngaho banza ashaka kuba mushinja mushaka. Niko byumva, ndumva ameze nk'ushaka kuba mushinja. Niho bigana. Reka dukomeze. Dans le combat contre les supplétifs du Rwanda. C'est connu. Ati birazwi, ati abo bose bapfuye mu ntambara barwanaga n'abambari b'u Rwanda. Niko arimo bivuga. Et pour la plupart, ils ont toujours base Goma. Donc dans la symbolique, il y a des choses importantes. Alors moi je dis. Urebeye mu bimenyetso, igihe cyose aho bahera ni Igoma, aho baturuka ni Igoma, Igoma. Wabyumvise? Yego. Reka twumve. Je ne l'ai pas entendu. Mais il faut regarder dans la symbolique les actes qui sont posés et les conséquences qu'il faut avoir. Ati urebeye mu bimenyetso biriho, icyo ukwiriye kureba ni ukureba ibikorwa bikorwa n'ingaruka zabyo, n'ingaruka byagira. Ati yewe sinshaka gukomeza ngo nkomeze kuri icyo kibazo, nkomeze nkivugeho, ndizera ko nta bindi bibazo biri buboneke bijyanye nacyo. Parce que pour nous, le principal aujourd'hui, pour revenir à la question de M. Tshisekedi, ati twebwe icy'ingenzi uyu munsi kugira ngo ngaruke ku kibazo cya Monsieur Chibamba ngira ngo wari umubajije. Ati kugira ngo nkigarukeho, c'est Congolais Téléma. Parce que ça fait 30 ans. Ati iki kibazo ni cy'abakongomani. Kuko hashize imyaka 30. Ati iki kibazo kirarambiranye. Président Kabila, quand il était là, il a fait face à cette situation. Ati Kabila, aravuga Kabila Kabange Joseph, ati yari ari perezida yahanganye n'iki kibazo. Son père avant lui
a fait face à cette situation. ati ise umubyara wowe yabayeho mbere ye nawe yahanganye n'iki kibazo. Le président Tshisekedi y fait face. Alors, ati noneho na perezida Tshisekedi arimo arahangana n'iki kibazo nawe. Et qu'il y aura un autre président. Est-ce qu'il faudrait que tous les présidents, finalement, qui se succéderont à la tête de la République démocratique du Congo, fassent la même guerre? Ese ni ngombwa ko abaperezida bose bazasimburanwa kuyobora Kongo mu bihe bizaza, n'undi uzaza nyuma ya Tshisekedi n'abandi bose ari ngombwa ko bazajya barwaniye intambara? Non. Oya, il faut que ça se termine une fois pour toutes. rero birasaba ko ubu ngubu noneho iki kibazo kirangira rimwe na rizima. Yego. Parce que vous ne vous rendez pas compte justement de ce que nous perdons en termes pas seulement. Comme regardez aujourd'hui les gâchis qu'il y a à Goma. ati nuko uyu munsi ntabwo niyumvisha ibyo dutakaza. murebe birimo ibyo turimo dutakaza i Goma. wabyumvise? ati murebe ibyo turimo dutakaza i Goma uyu munsi. Tout ce qu'il y a comme activité économique là-bas qui est paralysée. ati ibikorwa by'ubukungu byose byarahagaze. C'est qui perd? ati se ninde utakaza? Si ce n'est pas le Congo qui perd. ese si Kongo itakaza? Tous ces milliers de morts qui sont morts là-bas. Est-ce que ceux qui veulent se relier à ceux qui sont responsables de ces morts ne deviennent pas directement complices ou corrects? ati reba ibihumbi by'abantu bipfa hariya. atese abashaka kwifatanya n'abaturwanya hariya. ese buriya ntabwo numva atari abafatanyacyaha, atari ibyitso by'abanzi bacu hariya? Responsables justement de ces morts des Congolais. ese murumva atari bo bakwiriye gushimirwa abantu bagwa hariya? Donc aujourd'hui, il faut que nous, tous les Congolais, nous mettons en évidence qu'est-ce que nous voulons pour notre pays. Parce que cette guerre, ce n'est pas la guerre. rero uyu munsi twebwe abakongomani birasaba ko dushyira mu gaciro tukumva neza kuko Kongo niyo itakaza. Ne suffit pas, vous n'avez pas besoin d'être activé pour montrer que vous êtes engagé dans la défense de votre territoire. Monsieur Kibamba ngira ngo uyu wari umubajije ati ngira ngo ntabwo ukeneye umuntu ugusunika cyangwa ugushyiramo umuhate wo kugira ngo ubone kurwanira igihugu cyawe. wabyumvise? noneho ni nkawe yakamubwiye ati ko akwiriye kwibwiriza, kumubwira ko akwiriye kwibwiriza akarwana iriya ntambara yo kurwanirira igihugu cye. Et donc nous faisons comme le cinéma à Kinshasa parce que c'est la capitale, mais évidemment il y a des relais dans les différents programmes. ati twebwe rero hano i Kinshasa twashyizeho gahunda ya Mukongomani haguruka. ati kuko d'ailleurs dans la diaspora tout le monde aujourd'hui parle de l'événement de mardi concert solidarité Congo. ati ahubwo noneho no muri diaspora uyu munsi bashyizeho ibitaramo byo gufasha byo gushyigikira Kongo. Nous parlons de fonds militaires, nous
ati tuvuga ingamba za gisirikare, ingamba byo kuvuga urugamba rwo kurwana. Hari urugamba rwa gisirikare, hari urugamba rwa diplomasi, hari urugamba rw'ubutabera, hari urugamba rw'ubukungu, hari urugamba rw'itangazamakuru, hari urugamba rujyanye n'umuco, hari urugamba rujyanye n'ubumenyi. Ati ibi tubivuga kuko abakongomani iki kibazo bakigize icyabo. Et donc, parce qu'aujourd'hui, nous voulons que la paix revienne une fois pour toutes. Kandi biterwa n'uko dushaka ko uyu munsi amahoro agaruka. Fort des développements qui sont en cours pour que nous puissions avoir plusieurs centres hospitaliers multidiales. Kugira ngo dutere imbere, tugire ibitaro bibiri Lubumbashi, tugire hose mu gihugu, tugire dans les autres provinces. Est-ce que c'est pas cela l'essentiel? Atese icyo gice cy'ingenzi. Niyo mpamvu rero twebwe twahagurutse tujya inyuma ya perezida wa repubulika iharanira demokarasi ya kongo. Izo nizo ngamba twashyizeho kugira ngo turangize kiriya kibazo kirangire burundu. Ati kuko abagenzi bacu abenegihugu bo muri Kivu y'Amajyepfo noneho ati nayituri kugira ngo babone imibereho ituje y'amahoro, babeho mu mahoro. Kugira ngo naho ngaho kirangiriye kino kiganiro cye. Ariko mushakamba icyo twakwibaza aha ngaha, twibaza bavuga akabashinja nabo kandi bose ko tuzi ko bishwe na ruhande rwo kuri leta. Ibi ngibi abivuga ashingiye ku ki bamusaba gihamya yagaragaza nk'umunyapolitike agomba gushaka icyo avuga kuko azi urugamba agiye kurwana. Mbere ya byose muri iyi mbwirwaruhame ye yashatse kugaragaza ko Kabila ari umwanzi. Kugaragaza ko Kabila ari umwanzi, yagaragaje ko ari kwifatanya n'abanzi we yahoze arwanya. Kubera ko kiriya kintu ari kurwanya ko abantu bumva ko cyangwa twese twarabivuze tutubwo Kabila aje abitaga aba M23 w'abanyarwanda, abitaga aba M23 w'abanyamahanga, ntabwo barongera kubita abanyamahanga. Kubera ko umuntu wari perezida wanabarwanyije nawe abita abanyamahanga, ntabwo aje kwifatanya n'abari abanyamahanga. Nuba kuza kwa Kabila bikuyeho cya kintu cy'uko bari abantu ari abanyamahanga batafite icyo barwanira. Icyo barwanira kiragaragaye kuko n'uwahoze abarwanya nawe aje gufatanya nabo, ntabwo yakaje gufatanya n'abanyamahanga. Iyo ibyo barwanira atari cyo ntiyari kuza gufatanya n'abanyamahanga. Kiriya rero cyo kivuyeho warashaka kukigarura kugira abone icyo akomeza avuga cyane. Ikindi arishaka kuvuga neza umubyeyi ariko akavuga neza umwana we, nabi umwana we. Ubundi yabyisha atangira avuga Kabila muzehe. Halo? Uranyumva? Ndakumva.
ntiyabyishe avuga Kabila muzehe, atangira avuga Kabila muzehe. yego Yagakwiye gukomeza nk'uko ari kuvuga umwana we nabi, ngira ngo ntabwo ari Muyaya uzashyira mu bikorwa inshingano za Kabila muzehe, Kabila fisa hari. yego Rero uko byagenda kose biriya n'inzitwazo bagomba kwemera, bakicara n'abaturage bo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, bakemera abo mu bwoko bwose, baba abatutsi baba abahutu n'abandi bose bakakirwa kimwe, bagahabwa uburenganzira kimwe, bakarwanya ikintu bateje cy'ubuhunzi, ubundi bakabana mu mahoro, bakareka kugira inzireguzo n'inzitwazo, kuko bigaragaye ko n'abateje iyo mvugo ngo aba bantu ni abanyarwanda cyangwa ni abanyamahanga, nabo baje kubiyungaho ngo bafatanye kugera i Kinshasa. yego ahubwo ubu ngubu ko urumva ivuga ntabwo zifite ubukana bwashize. uti ntizifite hano uti ntabwo zifite ubukana, avuga nubwo ikirimo amagambo ameze ukuntu ntabwo akibivuga n'ubu bihe byashize. bose bagize ubwoba, rega buriya bagize ubwoba, ntabwo bazi icyo gukora. njye rero nkavuga ndibaza ese ubu ngubu ntabwo yaba yisamye yarasangaye. Ni nako biri, yego ni nako biri, kuko inkota cyangwa intwaro barwanishaga yego deja yamaze kuburizwamo no kuba Kabila yasanze 23. yego ubu rero nyine bari gushaka indi nkota yo kurwanisha. nk'uko bivuga koko ashobora kuba afite n'ubwoba, kuko iyo urebye ukurikiye n'amakuru ariho, amakuru ariho aravuga ngo reka dusome nk'ubu abakongomani bamwe baherekereje ifoto ya Kabila, baravuga ngo a créé la panique à Kinshasa. Chirombo et sa bande pourront se retrouver trop petits dans leurs gros souliers. Karibu Goma ni kwenu. Baraha Kabila ikaze. Ariko nanone bakavuga bati iyi foto kuvuga ni foto ya Kabila, ati yateye ubwoba, yaciye igikuba i Kinshasa. Chirombo n'abantu be n'agatsiko ke bashobora kuza kwibona bambaye inkweto zibaruta ubunini. mu yandi magambo bashobora kuza gukuraho noneho ibi wabihuza na minisiteri ebyiri, iriya minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yamuhagarikiye ishyaka, yego, wabihuza n'ibikorwa byo gusahura ibiro by'ishyaka rye, wabihuza n'itangazo rya minisiteri y'ubutabera, yego, koko ugasanga Kinshasa hari ubwoba batewe na Kabila. Noneho ukongera ukanabihuza n'amagambo ariho, aho bavuga bati hari n'indi nkuru nabonye ko nyuma ya Kabila hari ibindi bikomerezwa bibiri biri mu nzira zo kuzigoma. kuvuga mu minsi mike nabyo biragera i Goma, ntabwo babivuga amazina. Aha twirinde kubivuga amazina tutabeshya, uretse ko hari abakekaga Moise Katumbi, kugira ngo ubwo urumva ko hari n'undi niba umwe bamukeka, niyo tutareba noneho ko ari ukumukeka abaye atari we, abo bandi babiri ni bande, kandi ko bashobora kuba bahari banarenze babiri. Noneho amakuru agatera n'intambwe akavuga ati FRDC abajenerale bamwe nabo bari mu bashobora kuza bakaza hariya muri Goma, baje kwifatanya na AFCM 23.
Shakamba rero iki kintu kigatera ubwoba Kinshasa, ikaba ariyo mpamvu ituma Muyaya hari ikintu twita ton n'imivugire. Ubundi yajyaga avuga yishongora, avuga igifaransa kiryoshye yishongora, ariko urabona ko avuga konje asa n'uwihohora. Ibi rero bigaragaza ubwoba buri Kinshasa mu Shakamba ko hari benshi bashobora kuza bakaza kwifatanya na AFCM 23. Yego. Kuko icyo tubiheraho gikomeye cyane, kuko umuntu nka Kabila wahoze arwanya AFCM 23 na mbere ikiri M23 yonyine, uburyo yayirwanyije, uburyo yafunze bamwe mu bayigize mu Shakamba, uburyo yakoze ibishoboka byose, yatanze ibyo ashoboye byose ikarwanwa bakajya mu buvuzi. Ariko mu Shakamba umugabo akaba ateye intambwe yambukiye hariya rwose, ukabona ingiguma yemye, akagenda yemye, akajya kubana nabo. Niba wanakurikiye icyo umuvugizi wa FCM 23 Lawrence Kanyuka yavuze, niba waragikurikiye mu Shakamba. Naragikurikiye. Waragikurikiye? Aya magambo ni amagambo akomeye, ndagira ngo nyashake nyasubiremo abantu bayumve. Ngenda yibuka. Ibyo yavuze Kabila yaje nibyo mvuga. Ngenda yibuka kuko baramubajije batarahari, ababwira ko Kabila ari nk'undi munyagihugu afite uburenganzira bwo kwisanga mu gihugu, kutembera aho ashaka, gutura aho ashaka, nta tegeko rimuhatira guhunga cyangwa ngo rimuhatire gutura aho adakwiye gutura. Kandi n'itegeko nshinga ririmwemerera. Byose yabivuze bishingiye ku itegeko nshinga cyane. Ibi rero niba umuntu nka Kabila twari tuzi ko ari umuntu udashobora guhuza na M23 wenda AFC yo kubera inanga bakoranye, tuvuge tutica, ariko M23 Kamba nta gitangazo gihari kubona undi mukongomani uwo ari we wese ashobora no kuza hariya, yemwe na Tshisekedi. Bwana Sentama, yego, ntabwo bigombera ko umukongomani wese kuba ari muri AFC cyangwa ashyigikiye mama 23 cyayirimo aza ku Igoma. Yego. Kuko hari n'abagomba kuba Kinshasa n'ahandi bazagerayo bakabasanga baraharuye inzira. Ahubwo ikiriho ni kimwe, Kabila nawe ntiyaje kubera ko akunze mama 23, kuko ikirwanira arakizi, nawe ubwe yahoze akirwanya kandi azi neza ko ari ukuri, ahubwo nuko nta yandi mahitamo, nta handi mu gihugu, nta bandi banyagihugu afite asanga usibye aba M23 barenganijwe igihe kinini, atabasanze kugira ngo abarenganura bafashe kurenganura, ahubwo nuko nawe yisanze ari kurenganwa nk'uko nawe yahoze abarenganya bitewe n'ubutegetsi buriho. Rero agiye gufatanya nabo kuba bose bakirenganura. Rero nubwo bimeze gutyo, Kabila nk'izina rikomeye afite abamuri inyuma. Yego. Bashobora kwemera bakerura bakabigaragaza, hari n'abatari bwerure ngo babigaragaze, ariko bose bamuri inyuma, nkuko hari n'abari inyuma ya mama 23 bari Kinshasa. Bisobanuye ko uko mama 23 na Kabila bafatanije bazajya begera imbere bongera ibirindiro, niko bazajya basanganirwa na benshi babashyigikiye hirya no hino. Ari cyo kiri gutera ubwoba Kinshasa, kuko bari kubona n'uwo bicaranye batamwizeye. Yego rwose. Twakomeza tunagana ku musozo kugira dutegereze ijambo rya Kabila, niba riri hafi fate bwangu. Yego. Tugane ku musozo. Yego. Ariko tutaragana ku musozo, nta kanunu ka Samidiarasi. Samidiarasi igomba gutaha, tutegereje ibyo bazasohora, kuko batubwiye ko hari ikipe ibishinzwe yamaze kujya hanze, kandi impushya z'inzira zose bamaze kuzibona. Ariko bari ikiko
bashaka gutaha babonye Kabila ari gukora sarongo igoma tuzabacyura. Reka dushimire abakunzi bacu Mushakamba. Yego, tubabwire tuti mwirirwe natwe tujye gushaka amakuru ajyanye n'icyo Kabila ari butangaze hari igoma. Ubwo turaza kugaruka. Umunsi mwiza ku bakunzi bacu. Turabashimiye rero bakunzi bacu mudahwema kudukurikira. Turasoza tubasaba abatarakanda subscribe bayikande ikandwa rimwe gusa, mukande like kugira ngo bigaragare ko mukunda ibiganiro byacu, kandi mukande share kugira ngo ibiganiro byacu mubisangize inshuti zanyu. Ikindi mutwandikire mubinyujije muri comments, mutubwire uko ibiganiro mubibona, muduhe inyunganizi, muduhe ibitekerezo byanyu kuko birushaho kutwubaka. Nyamuneka ntimugatambuke mutanditse muri comments. Uko mudukurikira mujye mutwandikira mukabyaramwe. Umunsi mwiza rero kuri mwese. Jye na Sentama tubifurije umunsi mwiza, nakagaruka.